Apotre Gitwaza turagusuhuje naje ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Bwana Apotre Gitwaza, Bibiliya ivuga iki kubijyanye n'ibirori no kunezerwa kw'ababyeyi? Ngo mbere na mbere Imana ija kuri mu muntu yaramwishimiye. Iravuga ngo ariko ntibikwiye ko uba wenyine, imugenera umufasha umukwiye. Iyo ni Imana yafashije Solomoni. Iyo ni Imana usaba isonga isigagwa n'ikweto yo kuryambaza. Iyo ni Imana usaba ipantaro ikagwa neza ngo hari ibanga hari n'imbaraga. Ibyo byose byarahanuwe. Pawulo yandikira Timoteyo aramubwira ngo ntugacaha abakuru ubanka baso. Hari ibanga, hari imbaraga, hari ugusenga, hari ubutwari. Uwera wa Israeli. Imana yacu ni igitangaza. Umuririmbyi aravuga ngo afitiye byinshi mu kiganza ciwe, ngo harimo ibyiza gusa binezeza umutima. Utwo ni dukeya mu by'Imana yakugeneye. Ibindi byose uko uzagenda uyubaho unayikorera izagenda ikwagurira amarembo. Imana yacu ishimwe cyane.